Ahangana ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye humvikanye inkuru itari nziza y'umugabo wimanitse mu rusenge rw'inzu yarangiza akiyahura. Aha byabereye ni mu kagari ka Gifumba umudugudu wa Rugarama, aho twasanze umugore wa nyakwigendera ahagaze ku marembo ariko yanga kugira icyo atangariza itangazamakuru. Ibi byatumye umunyamakuru w'Ishangi Radio TV yegera bamwe mu baturage baturaniye ahangaha kugira ngo tube twamenya icyaba cyateye urupfu rw'uyu mugabo cyangwa se kwiyahura kuri uyu mugabo wari usanzwe akomeye kandi nta n'ikibazo abantu bari basanzwe bamuziho. Abaturage bihutiye kubwira inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano kubw'iki kibazo cyangwa se kubw'uru rupfu rw'uyu nyakwigendera wasanzwe yimanitse mu rusenge rw'inzu, ariko nanone abaturage ntibabivugaho rumwe kuko bari kwibaza icyaba cyateye urupfu kuri uyu mugabo cyangwa se kwiyahura kuri uyu mugabo. Abashakanye nicyo kintu kireze muri iyi minsi. Nabimenye nka saa 3 wenda n'iminota nibwo nari nsohotse numva nyine abantu hora ku muhanda ariho bari nanjye nza kureba numva ngo yiyahuye. Umugozi nyine yitendetse mu nzu yamanitse mu giti hari hejuru mu nzu nyine. Ubwo ashyiramo umugozi nyine mu ijosi ariyahuye. Wenda bashobora kuba wenda bari baserereye nk'ejo umugabo wenda ntaharare ahagarukiye mu gitondo wenda akazana n'uwo mujinya akaza yiyahura ntabwo wamenya icyabiteye. Moya za mu gitondo nibwo abana baduciyeho biruka ngo papa wabo ariyahuye, duhita tuzamuka tuza kureba dusanga koko aramanitse muri saro. Ntabwo twabimenya kuko twamusanze mu nzu ye aho ataha, aho abana n'uwo mugore niho yari yimanitse. Nyakwigendera niyo mugabo Jean Bosco wari uzwi ku izina rya Ruvuyanga mu kazi ke k'ubukani mu mujyi wa Muhanga. Amakuru dukesha abaturage ngo nuko nyakwigendera atari yaraye mu rugo, yashyika mu rugo mu gitondo yarangiza agafata akagozi agahita yimanika. Bimwe mu baturage bavuga yuko bishobora kuba byatewe n'amakimbirane kuko n'ubundi ngo uyu Ruvuyanga ngo yarasanzwe afitanye amakimbirane adasanzwe n'umugore we, ndetse kandi abaturage bakomeza bagira inama bamwe mu bantu bafite imyumvire nk'iyi ngiyi ko bakagombye kugana inzego z'umutekano cyangwa se inzego zibishinzwe ubundi zikaba zabafasha kugira ngo iki kibazo cyo kwiyahura ntikibe cyagaragara cyane muri rubanda cyangwa se muri sosiyete nyarwanda muri rusange, cyane ko n'ubuyobozi bwegerejwe abaturage kugira ngo ibibazo bimwe na bimwe bitera impfu cyangwa se wenda kuba kwa kwiyahura ku bashakanye bibe byabonerwa umuti cyangwa se bivugutirwe umuti nk'uko abaturage bakomeza babivuga. Hari n'igihe zidaterwa n'amakimbirane yo mu rugo, akaba ari ibibazo byo mu miryango cyangwa ubuzima duhura nabwo. Wamenya ntabwo mbizi nimba babiroga, gusa icyo nzi ni uko ubuzima iyo bwanze umwanzuro ni ukwiyahura kandi ntibiba bikwiye. Abantu biyambura ubuzima ni ibintu bigayitse cyane. Ibyiza ni ugutegereza Imana akaba ari kwambura ubuzima yo yabuguhaye. Kubera nyine umuntu iyo yiyambuye ubuzima nibubona nyine ari ibintu bitameze neza bigayitse. Yewe inama nagira abantu nk'aba ngaba bafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, numva nabagira inama yuko bakwiye kujya babanza bakaganiriza abayobozi babegereye, bakareka kwiyambura ubuzima, wenda babona byanze bakegera n'abaturanyi, ariko njye ntabwo nabagira inama yo kwiyambura ubuzima. Kugeza kuri ubu ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga barutangariza ku rupfu rw'uyu mugabo, ndetse kandi n'abaturage bakomeza bagira cyane inama abandi baturage bo mu karere ka Muhanga, cyane ko ngo mu karere ka Muhanga akomeje kugaragara abantu benshi cyane biyahura, ndetse kandi bamwe muri bo baba batewe n'ibibazo by'ingo cyangwa se wenda n'ibibazo bya mikoro, ariko nanone bakagaruka ku kibazo kivuga kiti nta muntu yagombye kwiyahura kubera impamvu iyo ari yo yose. Ndetse kandi umurambo wa nyakwigendera ubu ngubu uri mu bitaro bya Kabgayi, aho wagiye gukorerwa isuzumwa n'ubwo abaturage bemeza neza ko uyu mugabo yiyahuye. Turakomeza tuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga n'ubugira icyo budutangariza natwe tuzabamenyesha nk'ibisanzwe. Mu yandi makuru ni uko ikigo gishinzwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF cyamaze gusinya amasezerano n'umwarimu SACCO y'ibizatuma umwarimu atera imbere kandi akoroherezwa kuba yabona inguzanyo. Umuyobozi mukuru wa koperative umwarimu SACCO wambaje Laurence nawe arakomeza. Icyerekezo cyangwa se mu ntumbero imwe dufite yo gukomeza kuzamura ubushobozi bw'abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane mu mwarimu SACCO tuzamura ubushobozi bw'abarezi barerera u Rwanda, tuborohereza kurushaho kubona inguzanyo mu gihe uburyo busanzwe bari basanzwe babonamo inguzanyo twemera ko harimo icyuho cyagaragaraga, akaba gusinya aya masezerano uyu munsi bije gukuraho icyuho. Navuga ngo turashimira cyane ubuyobozi bwa BDF bwatekereje ubu buryo
kandi tunashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu muri rusange kuko aya masezerano asinywe nanone mu gushimangira politiki y'igihugu ijyanye no gukomeza gushishikariza abanyarwanda n'abarezi by'umwihariko gukomeza gutegura imishinga ibafasha kubona ingwate. Ngo icyari gikomeye ni ukubona ingwate nk'uko musanzwe mubizi mu bigo by'imari. Kugira ngo dusore amafaranga tuba dusabwa ko umuntu atanga ingwate mu rwego rwo kwirinda ko aya mafaranga ashobora kubura. Hari igihe rero tuba dufite ibyo dusaba twavuga ngo wenda umuntu akwiye kuba afite ingwate ikavaringa 25% y'inguzanyo yafashe, ugasanga wenda umunyamuryango wacu ashobora kubona 50% gusa. BDF rero yaje kugira ngo ya 75% cyangwa se 50% ibura bitewe n'icyiciro cyuhawe iyo nguzanyo ize kuyikavaringa. Ubu buryo rero burafasha n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kwegerezwa serivisi z'imari no kurushaho kwitekerereza cyangwa se gutegura imishinga ibafasha kubyara inyungu no kurushaho kwiteza imbere muri rusange, akaba ari cyo aya masezerano agamije. Nk'umwarimu sako rero nanone ku ruhande uretse abanyamuryango bari buze kubona serivisi mu buryo buboroheye kuko ntibaraba bakigiye kuvunika bajya gushaka 50% cyangwa se akaba yareka gufata yanguzanyo kubera ko atabashije kubona bwa bushobozi. Ariko nanone nk'umwarimu sako biradufasha natwe kumva ko dufite assurance ko inguzanyo twatanze zizishyurwa, kuko nk'uko amasezerano abiteganya haragaragaramo ko hari aho igihe inguzanyo umunyamuryango agize ikibazo yatangiye umushinga, inguzanyo igize ikibazo ntiyishyurwe neza, hari aho BDF duhita tuyisaba tugakora claim kugira ngo ize kwishyura ayandi mu gihe tugiye gushaka ayandi. Mu gihe twabaga twayimuhaye ubushobozi ntibuboneke, twatakazaga icyizere ko amafaranga yose atakibonetse. Ndetse harimo n'uburyo uwakoze umushinga akaba yagira ikibazo kijyanye n'ibijyanye na climate change, ashobora nanone BDF twemerera kuba mu gihe tutegereje tukimuherekeje kugira ngo azahure umushinga we, BDF twemerera ko twafata icyo bita bridge loan tukaba twishyurwa kugira ngo umwana musako liquidity wateganyije wa project zikomeze zibone, hanyuma nawe munyamuryango tukamufasha tumuherekeza kongera kuzahura umushinga we, cyane cyane ko impamvu zazaratumye neza ziba zitaramututse. Vincent Munyeshyaka n'umuyobozi mukuru wa BDF akomeza agaruka ku by'aya masezerano ndetse n'inyungu ziyarimo. Undi mufatanyabikorwa rero wari ukomeye twari dusigaje no gukorana n'umwarimu sako. Umwarimu sako wenda reka mbanze mvuge ku nyungu za BDF. BDF dufite amashami hose mu gihugu, ariko gukorana n'umwarimu sako biraduha gufasha abanyarwanda benshi. Abarimu ngira ngo muri iki gihugu mu bakozi ba leta ni benshi, ni umubare mwiza, kandi twishimiye yuko twafatanya namwe kugira ngo imibereho myiza y'umwarimu aho ari hose mu gihugu igende neza. Muraduha rero ayo mahirwe yo guha serivisi abanyarwanda. Aha kandi akaba akomeza asobanura umubare iki kigo kuri ubu ngubu kimaze kuba cyafasha binyuze mu bigo by'imari ndetse na za banki. Ubu ngubu mu minsi iri imbere kugira ngo amafaranga agere ku banyarwanda ni ngombwa gukoresha credit guarantee, ni ngombwa gukoresha ingwate. Uko bihagaze ubu ngubu ubona dufasha tumaze gufasha abantu bageze ku 16,000, tumaze gushyiramo nka miliyari 81 z'amanyarwanda zimaze gutuma ibigo by'imari n'amabanki bamaze gutanga nka miliyari 208. Ubwo murumva harimo 2.7% urebye ayo twashoye nk'ingwate, ariko n'inguzanyo yatanzwe harimo 2.7%. Icyo nicyo ingwate imara. Iyo ingwate uyitanze umwenda ukishyurwa neza, iyo ngwate urongera ukayitanga ku wundi muntu, byagenda neza ukongera ukayitanga ku wundi muntu. Ishangi Radio TV tubashimiye uburyo mukurikira amakuru yacu. Nge ndi Clement Kwizera, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibane namwe, ibahezagire kandi ibahereze umugisha.